ubu rero hano twese hari ibintu nagerageje gutekereza duhuje, twese hari ibintu duhuje. Ubu nagerageje gutekereza ngo hari ibintu bitatu uwihitira, umusangwa, usanzwe asenga, udasenga. Reka mbabwire ibintu bitatu natekereje ko duhuje tuza gushaka mu nzu y'Imana. Duhuje ko tuba dushaka amahoro, siko bimeze? Duhuje ko dushaka umunezero, siko bimeze? Duhuje ko dushaka ibyishimo, siko bimeze? Ibyo ni ibintu nzi twese duhuje, ni ibintu nzi ko twese buriya nta muntu udashaka amahoro, nta muntu udashaka kumva yishimye, nta muntu udashaka umunezero. Yesu ashimwe, amen. Ibyo bintu bitatu rero nareba muri rya jambo ryakuzuye ryanzuye, ngasanga ibyo bintu bitatu ni imbuto, nk'uko uza amaronji, nk'uko uza avoka, nk'uko uza imineke, ni imbuto, ni imbuto z'igiti cyitwa Yesu, ni imbuto. Ibyo nyabyo by'umwimerere ni imbuto ziva ku giti cyitwa Yesu. Udafite Yesu ntashobora kugira ayo mahoro arambye, ntashobora kugira ibyishimo bitinda, ntashobora kugira umunezero uhamaho, ntibishoboka. Amen. Ni imbuto zera kuri icyo giti, kandi uko mubizi ibiti bijya birumba, siko babyita? Hari ibiti birumba, hari ibiti birumba. Iwacu dufite igiti cya avoka, hamwe twarakigrefye, kumwe bagrefa bwa bw'avoka buto na avoka nini bivanga. Bw'avoka buto, igiti cy'avoka ntoya aho kiri n'ikiri grefe byabaye bityo. Ikiri grefe cyanze kuzana avoka, ariko kandi karaho kera bwa buvoka buto kakera. Ariko wabikwibaza ute? Biri muri pariseri imwe, biri muri pariseri imwe, bisukwaho ibitaka bimwe ndetse n'ibyatsi dukata bya pasiparumu byose bijyaho, ariko bishoboka bite ko bitera kimwe? Ibyo namwe murabizi. N'ubukristo bwacu ku giti kimwe cyitwa Kristo, ntabwo twese tugira imbuto. Hari ugira imbuto nyinshi, hari ugira nke, hari ugira imbuto runaka, hari uzibura akabona ziriya, hari uzi ko akwiriye kugira imbuto bikajya bimunanira, ariko nibura azi yuko akwiriye kwera imbuto kuri icyo giti. Ntabwo Imana rero yaduhaye Yesu gusa ngo aduhe agakiza, atubabarire ibyaha n'ibicumuro, ahubwo Imana yadukirije kugira ngo tube abayo, duse na Kristo. Amen. Kristo niwe ufite ibyo bintu, izo mbuto nyine niwe uzigira. Amen. Tugire imico ya Kristo, tugire ubuzima adutije, tugire kwihangana adutije, tugire ibisubizo bituruka muri we. Niyo ntego y'ijuru, niyo ntego ya mbere yo mu ijuru. N'ukuri kuri iyi si ugenda ugira kamere cyangwa akamero k'umwana w'Imana. Amen. Iyo niyo ntego y'Imana. Kubera ko Imana rero ifite iyo ntego, igucisha aha, ikagucisha aha, ikakubwira ngo haguruka washakaga kwicara, ikakubwira ngo icara washakaga guhagarara, ikakubwira ngo byuka washakaga kuryama, ikakubwira ngo Gikanombe washakaga kujya mu mujyi, ikakubwira ngo Vinyamirambo ujya utahakunda. Kuko nyine Imana ari umubyeyi uzi aho akujyana. Mbwira mugenzi wawe ngo niyo izi aho ikujyana, izi aho ikujyana. Iki cyonyine cyahindura ibitekerezo byawe. Iyo izi, ntabwo ikuzi gusa, ntabwo ikuzi kuko yakuremye neza, izi ikigushakaho, izi ibyo igukuramo,
izi ibyo iguteramo, izi imbuto ishaka kugira, izi impamvu izo mbuto ukwiriye kuzigira, izi nabo zizakoraho, izi aho ikujyana. Vuga uti izi aho injyana. Wicaye hakuri iyi tariki, iyo izi aho iriho ikujyana, nyamara hari aho uri, nespa uyu munsi hari aho uri, mu buryo geographique hari aho uri. Ubu twicaye i Kagugu, siko biri? No mu buryo bw'isi y'umwuka hari aho uri, no mu buryo bw'amasengesho iby'ubaza Imana hari aho uri. Amen. Hari aho uri, ariko ndagira ngo ntuzibagirwe na rimwe, hari aho ujya. Nimvuga ngo hari aho ujya, ntabwo nkujyanye Rusororoya, si ibyo ndimo kwakira Yesu. Oya, turacyariho neza cyane ari byo. Amen. Ariko uri kuri iyi si ntabwo ukubitagura, hari aho ujya, hari aho umuremyi wawe akuganisha. Abikora ahereye mu muntu wawe w'imbere. Iyo wumviye uri mu muntu w'imbere, wiboneza n'uw'inyuma. Umuntu w'imbere iyo abyumvise ngo hari aho Imana injyana, ariboneza, akisanga i Kagugu, we yashakaga kuba i Nyamirambo, akisanga i Kanombe, yashakaga kuba ari i Remera, akisanga abyutse igihe abandi baryamye. Haleluya. Kuko uwo yamenye ngo Imana umuremyi wanjye hari ahantu ariho anyerekeza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ababyeyi bari aha bazi neza kuntu urwana n'umwana kuko uzi icyiza umushakira watakibona. Babyeyi, haleluya. Imana ibaha umugisha. Kuko wowe ukizi, urakibona, urakizi neza, ntugihusha. Ntugihusha, urakizi kuko ubayeho igihe. Vuga uti mbayeho igihe. Waravutse uriho, ubayeho igihe, uzi icyo umushakamo. Ariko wowe ntacyazi. N'abana bakuze bamaze kudusengera ngo dushingire. Haleluya. Amen. N'abana bakuze biratangaza ko ubu kibafiteho ijambo, ubu gifite kubona ibyiza byabo bo batarabibona. Yesu ashimwe. Nuko umubyeyi mukuru, data wa twese rero ameze, azi aho akujyana, azi aho akujyana, azi icyo agushakamo, azi ibintu ushobora guhindura n'ibintu byaba byiza hafi yawe waramutse umwemereye. Noneho rero andi makuru meza, azi aho wavana amahoro. Mumuha amashyi menshi cyane. Arwana no kuguha amahoro, azi icyaguha amahoro, azi icyaguha umunezero uramba, azi icyaguha ibyishimo bitinda. Arabizi. Mushimirire uwo mwami. Arabizi. Iyo ni inkuru nziza, ibyo babyita ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nicyo cyamujyanye ku musaraba, ni ukugira ngo unariho ku isi we kuguma kubabara. Nubwo wibona ubabaye, nubwo ubona udasinzira, nubwo ubona hari ibintu bikubabaza, kuko bijya bibaho ibintu bitsikama bikababaza, nubwo ubona ariko iyi Mana data wa twese azi icyo ashaka, azi ibyo yibwira ashaka kukugirira. Haleluya. Inyigisho yanjye rero murabizi ko twatangiye igihembwe cya gatatu. Murabizi, mba numva nifuza ko umuntu wese yabimenya, kavuga tubu mu rusengero rwacu turi ku gihembwe cya kangahe, kandi teme y'umwaka, insanganyamatsiko y'umwaka yitwa wubahe twubahe izina rya. Mba numva wabisubiramo, ukajya ubisubiramo bikakwinjiramo, ngo kuki buri Imana yatekereje ngo tuyubahe, ukabyibaza. Ariko icyo ni kimwe. Hanyuma twaciyemo ibice, twabanije gushaka kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Turangije tubureba ukuntu dushobora gutanga ibyacu twahawe n'ibyo twize n'ibyo dutunze, ngo bikorere Imana, biramye Imana. Kandi ubwo iyo nkiraho ndongera nkavuga ngo nizere ko bigeze kure, nizere ko wumviye nyine, nizere ko wamenye uko Imana ivuga, nizere yuko bigeze kure, nizere ko nyine wamenye neza yuko kwikunda ari icyaha. Yesu ashimwe. Ubu rero mu gihembwe cya gatatu nkaba narayobowe kubabwira ngo kumvira Imana mu byumvikana no mu bitumvikana. Kumvira, kuko habaho kumva, ariko buryo ushobora kumva ntiwumvire. Ninde ubyemera? Imana ibikurinde. Yes, ndakumenyesha ushobora kumva neza icyo umuntu akubwiye, ukacyumva neza, ariko ntugikore.
kuvunira ibiti ntubikore. Ariko noneho twasimbutse, ubu turi abumva tukanumvira. Ndashima Imana rero ku mukozi w'Imana yatubwiye amagambo meza cyane. Teme turiho rero ishingiye muri rya jambo, teme turiho ishingiye muri rya jambo yatubwiye, niryo namuhaye, niryo turiho. Aburahamu, menye ko unyubaha kuko utanyemye umwana wawe w'ikinege. Niyo mpamvu, haleluya, kumvira bizana, niyo mpamvu kumvira Imana. Ntuzishu n'ikintu gito wumviye abantu batakureba, batanazi ibyo wagombaga. Kumvira Imana, vuga uti kumvira Imana bizana, niyo mpamvu bizana umugisha. Bizana umugisha, ibu bisinyire. Umukozi w'Imana yabizi icyo yabitubwira, bizana umugisha. Ya mahoro uzabyishima iki? Birashoboka nako ntibishoboka, bifatanye no kumvira kwawe, bifatanye no kwemera kwawe, bifatanye no gushaka kumenya iby'Imana ishima. Nubwo ubu Christophe ni nubwo Yesu ashimwe, kumvira kwawe. Ibintu byinshi mbura cyangwa nagiye mbura mu buzima, swati byari amasomo Imana ishaka kunyigisha, yes, kuko ibyemera twarabyize nabyo, cyangwa yabaga ari amahitamo yanjye mabi, naciye inzira itariyo, nabyitwayemo kutariko, sinabitekereje, natekereje ko ibyo nibwira ari byo yibwira. Tukiraho, Imana igufashe, Imana igufashe, igufashe, igufashe. Ibitinda ibikererwa, swata Imana ibifitemo uruhare, urageragezwa nk'uko twabibonye, cyangwa biratinda kuko ntuyoboka. Urakoze nshuti, ntugatinye kwemera kwirega no kwivuga ukuri, ntukabitinye. Ntuyoboka, ntabwo uyoboka, ntabwo wumva, cyangwa urumva ntiwumvira. Ntukora nk'uko Imana ibishaka, ntubijyana nk'uko Imana yabishakaga, ntiwitwara nk'uko Imana yabishakaga. Hari uburyo Imana yagushakaga, apana abantu. Hari uburyo Imana umuremyi we yabishakaga, hari inzira yabishakagamo, hari uwo iriho igushakamo. Ntabwo kopera, ntubyumva, swati ntubyumva, urabijugunya, swati ntunashaka kubimenya. Ariko uyu munsi urushaka kubimenya kandi ukabikora. Yesu ashimwe cyane. Twatangiye dusome Geneze 22, itangiro 22, 16, 17. Imana yacu ishimwe cyane. Ndifuza rero, nabatumyeho ngo ni bande bazanye Bibiliya, nabatumyeho ngo muzane Bibiliya. Ubwo abatabizi n'abataba kuri WhatsApp mujye mutubabarira, ariko ninginga abayobozi ba HBF, ndabinginga abayobozi ba HBF. Umuyobozi burya icyo apfana n'abayobora muzi icyo ari cyo communication. Murabyumva rwose? Ndabinginga abayobozi ba HBF mujye muzirikana ko abakristo mushumbye ntabwo bose bafite WhatsApp. Amatangazo siko bose bayamenya. Hafi rero ku rwego ruto mubasha kubwira abandi ngo waruzi ko batubwiye, waruzi ko cyane umuyobozi w'itsinda akabizirika. Kandi nibyo nukumvira. Amen nshuti, nibyo nukumvira. Ubikora rwose. Umuyobozi burya asabwa guhora avuga, kuyobora no guhora uvuga. Yesu ashimwe cyane. Naravuze rero ngo mushake Bibiliya, muzi impamvu turi mu gihe cyo kumvira. Nasanze kenshi ijambo ry'Imana rizagaruka, tuzarivugaho. Nsanga hari abantu batagira Bibiliya muri telefone, siko biri? None abo rero nabo buhoro bazanibagirwa ko bagira Bibiliya, siko bimeze? Niko bimeze. Ariko hari ukuntu mwanshyiriramo hari inyuma, hanyuma noneho abafite Bibiliya tugasoma. Ntabwo bikunda ku buhanga bw'ibyuma rwose. Ubu ndasaba abigisha bose ngo tuzagerageza. Hari abantu batagira Bibiliya muri telefone,
nanjye iramfasha kenshi 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 kenshi, ndinda mpaguruka nyirebamwe ibyanditswe biroroha, ariko hari abantu muri twe batazi n'amashakiro. Uwiteka Imana iramutegeka iti, Itangiriro ni igitabo kibanza, nk'ubwo mbikubwire, ni igitabo kibanza. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzagire ute, ntuzagire ute, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 14. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe ugira ute. Abafite Bibiliya ko mudasoma, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mugire nte, mwiyereke. Mana Data, mu izina rya Yesu ngushimiye kubw'amagambo meza, ngushimiye kuri hano, ngushimiye umwuka wawe wera uyobora na bene Data ngo bakire neza ijambo ryawe. Ngushimiye ko imbaraga zawe zifite ubushobozi bwo kutwereka icyo tutabonaga, kuduteramo icyo tutashakaga, kuzamura icyari cyaratangiye kumera, kuhira Mwami Imana ubutaka bwiza, Mana ishobora byose, no kutubabarira ibyaha aho twabikoze. Urakoze ko wumva, urakoze gukora, ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen amen. Bibiliya zikajya ziza buri dimanche. Yesu ashimwe cyane. Isomo rya mbere rero twiganiriye kumvira Imana. Kumvira Imana mu bisobanutse tubonye ko bizana umugisha. Isomo rya mbere rugikubita, Imana yatangiranye nande? Imana yatangiranye n'abantu ba mbere, Adamu na Eva. Kumvira bitangirana nande? Na Adamu na Eva, abantu ba mbere. Icyabahuzaga n'Imana, avuga uti icyabahuzaga n'Imana ni ijwi ry'Imana. Icyabahuzaga n'Imana ni imvugo y'Imana. Ndagira ngo nkubwire, ikiguhuza n'Imana, ikiguhuza n'Imana ni imvugo y'Imana mu buzima bwawe. Utazi imvugo y'Imana uba umunyedini. Umunyedini bivuga umuntu uterana, uba mu rusengero, ujya mu materaniro, ariko utagira aho ahurira n'iyo Mana ye. Murabyumva? Ikiduhuza n'Imana ni imvugo yayo. Ikiguhuza n'Imana, ikikugaburira, ikigukuza ni imvugo y'Imana. Kuva rero isi yaremwa, abantu ba mbere Imana yarabavugishije, ibaha amategeko. Uvuga uti amategeko, muri ubu busitani yarasobanutse. Aho Imana yatanze itegeko risobanutse, ataha ahantu muri ubu busitani, imbuto zose mwemerewe, ndashaka ngo akanwa kawe kavuge, mwemerewe kuzirya, ngo ariko hari igiti mutemerewe. Birasobanutse. Ubwo ayo mategeko ntiyarasobanutse? Yarasobanutse. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu Imana igusaba biri clair, bitaziguye, bidashaka iyindi interpretation, bidashaka umuntu uza kugusobanurira. Nkunda gukoresha urugero ngo wumvire so na nyoko, wubahe so na nyoko, ntukabicisha hacya, nta bindi n'ibyo. Hari amategeko y'Imana, hari ibyo Imana igusaba biri clair, bisobanutse. Ibi bintu Imana yasabye Adamu byari bisobanutse. Muzarya kuri ibi biti, reka tuvuge ko muri ibiti ti byose, ariko buriya Rita akaba ari cya giti batagomba gukoraho nguriya kuko ari wenyine. Ariko kiriya giti cy'ubwenge kimenyesha ikibi cyiza, attention, ntimwemerewe. Arangije anababwira why, kuki mutemerewe kukiryaho. Ntega amatwi wumve, aho niho ruzingiye. Kuki mutemerewe ivuga ngo kuki Imana hari ibyo ikubuza. Mumumpera amashyi. Bisobanura kuki. Ndagira nkubwire, va ku Mana itagira ibyo ikubuza, ntibaho. Amina pastor, ntibaho.
imana ikubwira ngo ibiyira byose by'ubuhogero ubigende, no, ntibaho. usenga imana igira ibyo yemera n'ibyo itemera. amen. yabisobanuriye abambere rugikubita iti ibiti byose ndabemereye, ariko kiriya cyo ndababujije. c'était clair, simbishaka ntacyo uzarya. arangije kugira ngo ataba roboti, reka ngo usobanurire impamvu umunsi wakiriyeho no gupfa bwo uzapfa. mu yandi magambo, hari konsekansi, hari ingaruka mbi. bwira mugenzi wawe uti ingaruka mbi. bakundwa, ubu si ijambo ry'imana mvuze, ubu ibi bintu ndabitiye biri clair. iyi mana dusenga musenga iravuga iti urakora utya, nshaka nkubwire aho unyura, ngisha inama nkubwire, kuko uranyura ahangaha, ingaruka ko aho zizabaho. impamvu nkubuza ni nka wa mwana tubuza, mwana wanjye, impamvu nkubuza. imana ntabwo ari dictateur, ntabwo ifite inyota y'ubutegetsi, ntabwo ari ikintu, ntabwo ari igipapa kiri aho gisonzeye ubutegetsi no kuyobora no gukandamiza abantu. oya. izi byiza yibwira izakugirira, ifite ibyo ikubuza, ifite ibyo imbuza, atari uko ushaka kugutwaza igitugu, ahubwo ku neza yawe. iravuga iti nunyumva ni ineza yawe. umunsi wadukiriye hariya kiriya giti hari ibibazo kandi birahenda. igiciro watanga mu gupfa wegereye ni binini kuruta kumvira. kumvira nta nicyo bigusaba cyinshi, uroye ingaruka ziza kukubaho uko zakugenza. ninde unyumva? ingaruka zakugenza, uwo ni data ati ingaruka zaba mbi, ingaruka zikugezeho zikuzanira bibi cyane. byiza rero nyumvira, kuko ingaruka ntabwo wazamara iminsi urira. ingaruka ziraremereye. niyo mpamvu nkubuza. haleluya. yesu turagukunda. yesu ndamukunda, mukundira ko aduhaye agakiza. buriya yashyize antene muri twebwe, narabibabwiye. yashyize umuyoboro w'amakuru. ubu ibi mvuga muba mubyumva, ariko buryo utarakizwa ashobora kuvuga ko ariko se buriya imana hanyuma, ariko umwuka wera atuma mwumva imana. haleluya. yesu ashimwe cyane. arabimubwira. icya kabiri byari bisobanutse. malheureusement murabizi amakuru ntabwo byagenze neza, kandi ingaruka zatugezeho murabizi namwe. hari amakuru ngufitiye. wari uzi ko iyo utumviye imana bishoboka ko konsekanse zirenga wowe, zigafata abana bawe, zigafata n'abuzukuru? ninde ubizi? yajya ubimenya. nawe utari ubizi ndabigutangarije. hari ibintu ukora, hari ibintu nitwaramo nabi, ingaruka zikabamwe. hari ibintu witwaramo nabi, abana bawe bakaba bari bo babitwara. hari ibintu witwaramo nabi, abakuzi, bikagira impact negative ku bandi. imana ikubwira rero ngo caha, ibizi neza bagiye korama kubera wowe. haleluya. ibiza gupfa, ibizi ko kutumvira kwawe biza gusenya urugo rwawe. nkoza hababaje. ukazibaza ngo nuko nguko. nuko ntabwo abantu bacumura ariko ari babi kurusha abandi kutumvira. amen. ingaruka za Adamu wakoze kuri cya giti zatugezeho. uyu munsi n'umwana uvutse avukana icyaha cya Adamu, yavuka muri kamere muntu ya yindi Yesu yabambiwe. imana idutabare. Yohana rero watubwira ngo iki? Yohana ubutumwa bwiza yatubwiye ngo iki? ngo ni mu nyumvira. unyumvira, unkunda, unyumvira n'uwitondera amategeko yanjye. ubwo ntibisobanutse ra? ngiye kukubaza, ukunda Yesu? ninde wanyemerera ko akunda Yesu? ntimureba ko twese tumukunda? mbaza ikibazo cya kabiri, wumvira amategeko ye? ariko Yesu yaciye urwo rubanza, yaravuze ati unkunda
ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda. ariko ubundi hari ahandi avuga ngo witondere ijambo ryanjye, ngo kandi ijambo mvuga si iryanjye ni irya data wantumye. ikimbwira ko nkunda ni uko witwararika ibintu nkubwira. niyo mpamvu yakoranye isezerano na Aburahamu, mbonye yuko unyubaha. ndabibonye Aburahamu, si ibintu by'umunwa, uranyubaha kuko umpaye ikintu gihenda cyane. haleluya, Yesu nashimwe iteka ryose. bakundwa rero, ibyo ni ibintu byoroshye. ukaba wakwibaza rero utari ko yewe iyo Imana ivuze ngo twitondere amategeko yawe, atuwambwira yariyo buri pe, reka nkubwire, ushobora kuvuga utuwambwira ngo ayo mategeko yariyo. burya muri Bibiliya mu Mana habamo amategeko yanditse, ariko habamo na les instructions, habamo n'amabwiriza, habamo n'ibyo yahamije, irabyemeza iti nkubwiye. habamo n'ibindi uzapfuka mu mwuka wera kuyobore mu kintu runaka. haleluya, kumvira Imana mu byoroshye no mu bikomeye. Yesu ashimwe. amategeko y'Imana ni ayahe? mwari muzi ko burya ya mategeko 10 tuzi dusoma, yamwe twize kuva kera turi abana, muzi ko burya ayo ari aya mbere ugomba kumvira? amen. muyanzanire vuba vuba amategeko. nushaka kuvuga ngo amategeko saya yonyine, ariko mbere na mbere naya, ntazagira abanyabuntu bakwigisha ngo ibyo byari isezerano rya kera. nowe oya, amategeko 10 ko mutayanzanira nshuti. ntuzagira izindi mana mu maso yanjye. nyabingi muzishyireho, ryangombe shyiraho n'izindi z'amahanga n'ahandi hose. iyo wiringiye icyo wiringiye kiba cyabaye Imana. dukomeze, bibabaza Imana. Imana irabikubujije iti vayo. uraza mu rusengero ukajya no ku mupfumu koko? vayo. umenye ngo ubwo uriho umujinya w'Imana, umenye ngo uriho ikibazo n'Imana, umenye ngo utavuye hari ikintu kizakubaho. vayo. muha amashyi ushaka kuvayo, mu mushima. vayo. ugenda unabibwira mugenzi wawe, wa mugore muganira, akakubwira ati tuzazicisha inzara zituzumva, turazimuha ceceke, songera vuge. umuganiriza, umubwira uti Imana irabyanga. ntuzemere igishushanyo kibajwe cyangwa ishusho iyo ari yo yose. mwokabyara aho si matini. abasenga ibishushanyo muri izi bariyizi nabo. dukomeze. izina ry'Imana, ntuzavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana. umva, wirivugira ubusa uzi neza kutabibamo. ntabwo bivuze ko ibyanga, akubu ni njye ubivuze. aya ni amategeko. ntuzavugire ubusa izina ry'Uwiteka uzi neza kutabibamo. vangura. umunsi w'ikiruhuko, wibuke umunsi w'ikiruhuko weze. hari abeza isabato, hari abeza icyumweru. murabona ahantu njya mbabwira iki kiruhuko ubundi cyavugaga kumvira Imana, ariko n'ikiruhuko nyacyo kiri cyo. ngiye kubabwira, umunsi wo ku cyumweru ukwiriye kuba umunsi nawe ushyira ibintu ku ruhande ukaza kuramya Imana. ndabibabwira, umunsi mu buzima bwawe uzaba nyakabyizi. ariko ibi biraka byose biboneka cyangwa ku isaba. ariko wa mama ariko kuko naha mbivana, si amategeko mbaha. apure tugumye mu rugo rwawe se ninjye uhomba. ariko naha mbivana ku munsi ufitirika umuntu aryama. bishoboka bite ko umuntu yitwaza ngo nta tike, hari ibindi bintu byamugendesheje n'amaguru kandi abizi. haleluya. hari umunsi ukwiriye kuvuga uti Mana, hari umunsi naguharira, iby'isi nimbyiruka inyuma sinzabibona, ariko nawe ukwiriye umunsi. twagiye. ababyeyi, wubahe so. ibi ngibi nta bintu byo kudisikita. ntabwo, ntukongereho ngo umusinzi, ngo umusazi. oya. iyo Imana ivuze ngo ubaha, wizana ibintu byo guca imanza, wizana ibintu byo kuvuga ngo nzubaha utagira ingeso. nta muntu parufubaho. uzabizira. njya nica nkabibasubira, uzazira ko utumviye aho Imana yavuze ngo wubahe so nande.
barahirwa rero baba bafite, ariko natwe abatabafite burya Imana igishyira mu nzira abantu basa naho bakubereye ababyeyi. Urakoze ji, Imana ikaba iziti uwo muntu akubereye umubyeyi. Yesu ashimwe. Itonde rero ubuzima ntuzagire ute, ariko umuntu ajya mu rusengero akica. Imana ibireba, umva iminsi yawe izacika, uzakenyuka tuyoberwe ikikujyanye. Ntuzice, ni amategeko y'Imana, ntuzice. Ariko umuntu yica ashaka iki? Ishyingirano ntuzagire ute, abagabo ntibazaca inyuma y'abagore, abagore ntibazaca inyuma. Haleluya. Abagore n'abagabo muhe Yesu amashyi. Abakobwa n'abahungu mubaye mubyumvise, ariko noneho namwe nabo papa, abajene mu mpepere, guhera uyu munsi ntubyemerewe, ntiwemerewe inzira zabyo burya, kuko ntabwo gusambana bitangira usambana, bitangira bakujyana muhura, telefone, bya bintu bibanziriza umushinga. Imbanziriza mushinga zose wowe ubwawe urazirukana. Yesu amashyirira abajene, kuko ntabwo Imana ibyemera rwose, ntibyemera. Nkubwire vayo uvuga uti urupfu rundiho, hanyuma noneho nditeranya n'Imana, ibi bintu nditeranya n'Imana, twagiye. Ntuzagire ute, ariko wari wabonaho umuntu yiba, mwamwereka ko yiba akabatuka. N'abakozi akagutuka, agasohoka avuga ati barayakunda. Ukibaza ubundi ngo humiriza, ntubirebe, ubiho umugisha, juste kandi ntumwirukanye uramukosora gusa. Ntabwo ari byiza, ntukafata ibintu utahawe. Kavuga ati nibisambu, ahubwo abantu bakabyemera, ntibazamenye ukuntu yibye ahereye mu nzu, yibye hanze, yizemwe. Ariko namwe aha abakora mu mafaranga mufite ibigeragezo, Imana ibarinda akaboko ka byaranditswe, sibyo bivuze. Fata ibyawe, ibitari ibyawe, nyurwa n'ibyo. Ntuzashinje ibinyoma mugenzi. Iki kinyejana turimo, abagore babeshyera abagabo, abagabo babeshyera abagore, abana babeshyera ababyeyi, umuntu abeshyera undi kugira ngo aramuke. Umuntu agahimba akagushyiraho ikintu kigenda kikanaga mugenzi w'ahantu, niwe mubi, mumwirinde, mumuhunge. Ashinja ibinyoma, uba uriho icyaha, uba ukora icyaha, hari ingaruka ku buzima bwawe, kuko uratinyutse ubeshyera umuntu, uratinyuka. Akarimi mukakunje, akarimi tukagire dute, gushaka kugaragara neza, ukivuga neza, ukahahirika undi, ukahasenya undi, nuko ukamumwangishije 10 bakajya bamuhunga kubera ibintu, kandi ubwubwira ntabwo yari aho inama zabereye. Mumereye amashyi, kuko ari aho inama zabereye yava kuri uwo muntu. Jya utinya umuntu ukubwira ibintu uzaho inama zabereye utari uhari, kereka niba umwizera ko ari umunyakuri. Naho ubundi kwigaragaza ko ni indwara tugira, kwigaragaza kuri mwiza, gushaka kumvikana ko wowe uri mwiza, uhora warenganye, noneho wavuga uriya niwe mubi, buriya ni mubi. Burya uburiho ikibazo n'Imana. Ntuzarakarire inzu, ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ni ugucana inyuma umugore we cyangwa ikintu cyose cya mugenzi we, gushaka umurima wundi, noneho ukabeshya yuko yawibye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ako muzi imanza ziriho z'imirima, ni ikibazo. Kurakarira ibintu by'undi, gushaka icyundi, gushaka akazi kundi, gushaka business yundi, gushaka umugore wundi, gushaka umugabo wundi, gushaka ngo yaba yapfaga mu bibone, gushaka. Uburiho umuvumo, uburiho ikibazo n'Imana. Ubu ntibiri clair, ntibisobanutse. Burya Imana ivuga amategeko ihera kuri ayo, azwi neza, azwi neza. Ihangana ubona akazi mu mucyo, abajene, ihangana ubona akazi kanyuze, reka akazi ubona ke kuba karimo
murabyumva? Amanyanga urahirika uyu kugira ngo wowe uba uriho urubanza. Yesu ashimwe. Amategeko yandi twarangije. Buriya rero tuyarangije, aya ni ayanditse tuzi yabwiwe Abayisiraheli kuva kera, ariko buriya hari ayandi mabwiriza avuga utamabwiriza menshi cyane. Muhe Yesu amashyi kubw'amategeko meza. Rero ushobora kuvuga ngo amategeko ni ayahe ngo nyumvire. Hari Roger no murishe muramuzi, yagiye kubwira Yesu muri Matayo 10 ngo wambwiye kugira ngo mbone ubwami bw'Imana nakora iki? Yesu yaramubajije ngo ese wumvira wubashya amategeko? Ngo ndayazi. Aratangira yavuga, uzi ko yari ayazi koko? Uzi ko yanabwiye Yesu ati ayo kuva ndi umwana, ariko ndamukunda, ati kuva ndi umwana ibyo narabivuye, ibyo byararangiye. Yesu ati amutsindisha irindi tegeko. Urumva itegeko rindi? Hari igihe Yesu aza akakubwira ngo nkunda uko ukorera Imana, nkunda iki, nyongereraho iki, iki kintu cyatwaye umutima wawe. Uriya yari amafaranga, ariko Yesu ashobora kukubwira ikintu wowe ikabikibwiriza wowe particulièrement agusabye. Jya ushaka amabwiriza, kuko ari amategeko. Ayandi mategeko yo muri Bibiliya ni ibihumbi n'ibihumbi, n'ayandi Umwuka Wera aza akakumenyesha ngo wowe ngo ushaka gutya. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka rero tujye ku gaparti ka kabiri. Nzanira kugira ngo twihute. Nzanira icyo ngicyo kuko amasaha yagiye. Yesu yabwiye, Uwiteka yabwiye Yesaya ngo mbwira Abayisiraheli ngo nimwumvira muzarya ibyiza. Kurya ibyiza byo mu gihugu muzi ibyo ari byo? Ni ukuvuga ngo esansi yazamutse, abantu bongera ibiciro, ariko Imana ikakurindiraho. Umva, Imana ikakurindira ubukiranutsi bwawe. Urabyumva? Bya bindi mujya mutanga ubuhamya bakirukana abakozi bose, ukajya kubona ukabona wowe ntusezerewe. Haleluya. Yes. Imana yo mu ijuru ikagutabara ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Simbabwiye Deuteronome 28:2-15 ngo nimwumvira aya mategeko ngo dore imigisha izabageraho. Kuko kumvira bifatanye n'iki? Kumvira bifatana n'iki? Kumvira bifatana n'iki? Kutumvira ngo dore nimutumvira ibibazo bizabageraho. Nanga ijambo imivumo ngo dore bizabageraho. Kuko kutumvira bizana ikinyuranyo. Reka rero twumva inkuru z'umuntu wumviye mu bintu bitumvikana nka Aburahamu. Matayo 1:18-25 iyo bayibashyirireho bayibashyirireho kugira ngo mudakomeza kureba cyane. Kuvuga kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi, ngo kuko yari iryo jambo ritindeho, kandi adashaka kumukoza ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ariko Yosefu mu ijuru tuzagushima. Ni ukuri mwunyumvira umuntu inyangamugayo. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya, nakubonye, uri urajijingana, nakubonye, ugenda nakubonye, urara wicaye nakubonye, wibaza nakubonye, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imuri Mariya Umwuka azabyara umuhungu, uzamwita Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Then nuko ibyo byose byabereye kugira ngo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe. Yosefu akangutse sasa, akangutse yarose. Ujya wibuka ibyo warose? Suhuza rero. Bibaho ko tubyiba neza shitani akabitwiba, kandi mu ijoro byari bifite akamaro. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'Umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni, ariko ntibaryamana, arinda ageza igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Yesu ashima. Ndavuga uko Imana yagendereye Yosefu, ndavuga ibintu Imana yasabye Yosefu bikomeye,
ndavuga ikigeragezo, ikintu Imana igusaba, ndavuga ibintu bikugeraho wowe ubwawe uvuga uti Mana urihe muri ibi bintu. Ndavuga ibintu bikugeraho ugasanga wabirebesha ijisho, wanyuza mu nyurabwenge ugasanga ntibirimo Imana. Ndavuga ibintu abarokore bajya bavuga ngo ibi bintu ntabwo, ngo urabona Imana iri muri ibi bintu, ngo Imana ishobora gutinyuka ikambwira ngo ninshaka umugore utwite. Urumva ukuntu tujya dutekereza? Kuko bikunaniye, kuko utabyumva, ugaca iruhande rw'umugisha wari uguteganirira. Ndasubiramo. Kuko mu nyurabwenge, mu bwonko, muri logique, yemwe abakoresha logique, ntushobora kumvira Imana iteka ibintu bishyira mu bwonko bwawe. Imana iruta ubwenge bwanjye nawe. Imana ifite inzira ziri hejuru y'izawe. Imana izaho ikujyana. Imana ntikoresha ubwenge bwanjye. Iteka umwana w'Imana agomba kurenga imitekerereze ye. Imitekerereze y'umwana w'Imana ikorera muri ariya mategeko 10 afatika azwi. Haleluya. Biriya ntibigomba ihishurirwa. Wowe uzi ko gusambana ari bibi, buriya muzi ko n'abapagani babizi. Oh yes. Ariko hari ibindi bikugera imbere, uvuga uti Mana wambwira icyo uvuga muri ibi bintu. Ariko uwo ni umwana mwiza ushaka kumenya icyo Imana ivuga. Uwo ni umwana mwiza, uwo ni umukristo. Kuko bundi iyo tubishyize mu nyurabwenge ugasanga ntibishoboka, Imana ntishobora kunkenesha. Ako nk'ubu yabishaka iki? Ariko twaba dupfikira nahigize ntabwo yabikora. Imana ntishobora gutuma banyirukana ku kazi, ubu se yabona ku kwezi ntazariho iki? Imana ntabwo ishobora. Mu bwonko hakaba ibintu mu isi y'abazima ushyira mu kabano. Noneho aho niho ducira imanza n'abantu bashobora gukora ibintu mu kwizera cyangwa mu kwemera Imana, kuko utabyumva ukavuga no Imana ntishobora kuvuga ibi. Amakuru ngufitiye Imana irabivuga disa. Imana irabivuga. Ahubwo imuka, urakoze wowe utanze amashyi. Imuka. Imana irenze ubwenge bwawe. Imana irenze ibyo wabonye kuvuvutse. Imana irenze ubwenge bw'umugabo wawe, mwicaye mukajya inama. Imana irenze ubwenge bw'umugore wawe, mwicaye mukajya inama. Imana irenze ubwenge bw'inteko y'abakuru. Imana irenze, igira ubwenge buri hejuru y'ubwenge bw'abantu. Kereka iyo igize neza ikabahishurira ngo dore icyo nshaka. Abigishwa ba Yesu, intumwa za Yesu zicaye barasenga biyiriza ubusa, umwuka wera araza ngo nimushyirire ku ruhande Barinaba na Sawuli, ngo ubu ngiye kubatuma. Ntabwo bagiye bazi ko biri buvugwe. Haleluya. Imana irenze intekerezo zawe. Imana irenze ibyo wibwira. Ibwira Yosefu ibyo atazi. Yosefu aravuga ati ariko nakunze Yosefu. Mwumvise ko yari umukiranutsi? Mwumvise yuko kubera gukiranuka no kuba yari asanzwe azi Imana uriya mugabo, muzi ko yashatse kubenga rwihishwa? Kubenga uriya ni umutima w'Imana. Ziriya ni imbabazi za Kristo. Haleluya. Aravuga ati uko biri kose umukobwa naramukunze, ako singiye kumwandagaza. Nkubaze ari wowe wavuga uti ibimenyetso nabibonye muze mbibereke. Igituma rwose buriya imbabazi za Kristo ni wa mutima tutagira Kristo azakaduha. Haleluya. Ibi ni Yesu bikora. Ni Yesu bishyira mu muntu iti nubwo umuntu yaguhemukiye, nubwo umuntu agukorera gutya, gira imbabazi, shaka ukuntu byitwaramo neza, wimwandagaza, wishyira ku gasozi, shaka ukuntu, kubera ko ni umuntu wakunze ibyo bintu byose. Amen. Yosefu mwiza yigira inama yo kubikora gutya, kuko Yosefu yarasanzwe akunda Imana. Bene data, n'ubu usanzwe ukunda Imana ugakora isengesho riri sincere rivuga ngo Mana kuri ibi nayobewe icyo nkora, ibi bintu sinzi icyo nakora, ndakubwira isengesho rivuye mu mutima ushaka ukuri, Imana yo mu ijuru izagusanga ikubwira. Aho ndahatinda. Hari igihe dusenga birangiza umuhango. Hari igihe dusenga byo kubwira Imana ngo Mana urabizi neza ko nkennye umwana. Hari igihe dusenga Mana urabizi neza ko nkennye inzu. Mana urabizi neza ko nkennye inshuti.
ukabisenga koko ukabivuga. Ariko ngiye kukubwira, hari umutima ubabaye ikintu uvugisha Imana. Haleluya. Umutima uzi neza icyo uriho ubwira Imana ubabaye ikintu. Yosefu yari senseri kandi yari umunyakuri imbere y'Imana. Niyo mpamvu bene uwo mutima rero ukurura Imana vuba cyane. Imana imusanga mu nzozi. Yesu ashima. Imana imusanga mu nzozi. Twabonye uburyo bwo kuvuga ku Imana, iramubwira. Ariko reka nkubwire, uzi ko warangije gusetinga mu mutwe wawe ukuntu uri bubenge kubera ko umuntu atwite? Uzi ko abenshi muri twe nta watugarura? Yewe we, niyo wabona ibimenyetso bine kuvuga ngo umuntu atwite inda y'Umwuka Wera, sobanura. Wamubwira uti nsobanurira iyo teoloji. Nsobanurira. Niba hari abize teoloji bose nibaze batubwira ukuntu Umwuka Wera atwitisha. Bene tata, tujye twishyira ku munzani nyawo. Ariko Yosefu muzi ko yemeye. Yesu aguha umugisha. Yosefu yemeye neza ko ari Imana imuvugishije. Haleluya. Bene data, mfite ubwoba kuri wowe nanjye ko Imana igize igasinyira ikintu ikakuvuga ngo ninjye wakivuze. Wishyira mu bwenge, wishyira muri tekinike zawe, wishyira mu bintu wirirwa ubara. Nijye uvuze iki kintu, rekeraho impaka, rekeraho ibibazo. Nijye wemera. Yesu amashyi. Imana igusanga ikwemeza ibintu wajugunye, ikwemeza ibintu utemera, ikwemeza ibintu watinze kwakira, ikwemeza ibintu kandi uko utinda vuga uko ntinda, wibuze umugisha. Kuko kumvira ntabwo ari ibintu fizike. Bihera, turi kumwe, bihera kwemera ikintu mu mutima. Bitangira ukemera mu mutima ngo Mana sinzumva, simbibona, ariko ndabyemeye ni wowe. Haleluya. Amen. Imana nibogore, nikubwira ibintu wavuze ngo yaravuze itarigeze ivuga. Nikubwira ahubwo ibyo yakubwiye udashaka kwemera ko ari yo. Kubera kubishyira mu bwonko, ukabishyira muri tekinike yo muri rimwe, ukabishyira mu bintu by'abantu bavuze kera ngo ariko ubundi iyo byameraga gutya byajyaga, iyo bigize bitya bicaho. Ya Imana, niba hari umuntu ukurikira, niyo igenda umunsi ku munsi kuyizanira ibintu nguko byakoraga kera, ntacyo bivuze. Haleluya. Muyiha amashyi. Imana ibagenderere kugira ngo muhabwe umugisha. Ntabwo kugira ngo ubone umugisha ukumvira kwawe. Haleluya. Ibintu bishyira mu bwonko ni ukuvuga uti Mana ushobora ute kumpamagara jewe karigirwa ririyoza. Ubu se icya mbere, icya kabiri, icya gatatu ukayijugunya. Kuko mu bwonko, mu ntekerezo ntibiriyo. Oya, ifite abihamagara, ifite uko izabagenza. Urinde wowe uyiburanye, urinde. Amen. Mvuze kimwe muri byinshi mu mafuti menshi aba yarabaye. Ugashaka gushyira Imana mu bintu byawe. Imana idufashe. Yosefu yari afite opsiyo eshatu. Reka ndangirize kuri opsiyo. Yari afite kubenga neza, akagira gutya agasesa isezerano, akabwira Mariya ati hindura umujyi. Niba twari turi Kigali, ndakohereza i Rusizi hafi ya Bukavu. Ujyeyo, uzabyarireyo, abantu bazategereza ubukwe barore babubure. Ikindi kintu, Yosefu yari afite kudivorsa publiquement. Sibyo? Ikindi, Yosefu yari afite gufata inda. Kumufata n'inda byari amahitamo atatu ngiye kukubwira. Iyi Mana hari ibintu mu buzima bigira za option, bigira amahitamo. Burya ushobora kugura imodoka y'umutuku cyangwa y'umukara, ni amahitamo yawe. Urabyumva? Ushobora kubyuka ukiyuhagira cyangwa ntiyuhagire, ni amahitamo yawe. Amen. Ushobora kuvuga ngo nzarya cyangwa sinzarya, cyokora hari ahantu bizagera amahitamo ahagarare, umubiri ukubwira uti turye. Murabyumva? Kumvira Imana bigushyira ahantu amahitamo yawe ari sere. Ikindi, Imana izakutesta. Twarabyize ku cyumweru. Ntabwo Imana ishaka kuyumvira kubera ko wabuze ukugira. Mbwira mugenzi wawe,
Imana ukayibwira ngo Mana ndashaka kuba umuganga, ndashaka kuba umuganga, ndashaka kuba umuganga, igafunga ubuganga, ishuri ukaribura. Mana basi ndashaka kuba farumasi, igafunga. Urugero mvuga n'urwo ari rwo, hari umwana umwe byabayeho, igafunga iki? Farumasi. Si mugenzi w'abaganga. Mana basi pfa kumpa minuze mu bintu byashimye, nabyo ugazasanga nta mwanya ukiriyo, sibyo? Noneho bakazakuzanira, ukagira ahantu uvuga ngo none se byose ko bibuze, Mana uzana icyo ushaka. Uko si ukumvira. No, ni amabura, ni amabura. Mumbare mu nyumva aha hantu Umwuka Wera yahatinze ntegura. Amabura kindi yo mu buzima si ukumvira, kuko ako kabuto kuko utumviye rugikubita kaba kakikurimo. Icyo kintu ukoze kubera ko nta yindi choice wari ufite, ibyo bintu wemeye kubera ko nta yandi mahitamo, ntabwo ari ukumvira. Ni inzira zagukanze, inzira zagukandagiye, uhitamo akayira kamwe gasigaye. Ariko ndashaka kuguteguza uyu munsi Imana igukize urubuto rwo kutaganduka, kuko ubwo rukurimo, ruturimo. Ntukaba umuntu uhitamo icyanyuma gisigaye kuko ibindi bifunze imbere yawe. No, ntukavuge ngo niko Imana yabishatse. Yes, Imana ikoresha iyo volonté permissive, ariko Imana yifuzaga ko bwa mbere ikikubwira uyisenga ikakwereka ubushake bwayo ku buzima bwawe. Amen. Bakristo bajene, sinkoresheje amashuri. Uba muri uru rusengero nge ndivugira uru. Ubwo kuri umujene waba ukiri umuntu utazi ko basengera amashuri? Uba hano waba ukiri umuntu utabanza kubaza Imana wandemeye iki? Ko kuba muri uru rusengero, kuko ngewe nzi ibyo abigisha hano bahora bigisha. Waba uri mu bantu bavuga ngo ndajya ibiyazana. Kera hari umuntu wavuze ngo mfata section y'ibiyazana. Ya, ibiyazana. Ngiye kubabwira, waba ko kuri uwo utari wamenya ko ukiri mutoya, uko usengera umufasha, uko usengera umuhungu uzagushaka, uko bishyiraho umutima, niba ubishyiraho umutima uzi ko ariko ukwiriye kuba Mana, sinzajye guta igihe niga architecture utayimbonamo. Koko naho ubaza Imana. Bene rero ubaza Imana kugeza igihe iyo wamenye ubushake bw'Imana uyibaza naho uzajya gutura. Yes, ubusozi bwose si ubwawe. Ibyanditswe bivuga ko Yesu yari kuvukira naho atari kuvukira. Amasezerano afite aho asohorera. Haleluya. Kuko nzi ibyigishwa, kuko waba uri umuntu uhorera nk'umugezi utazi kuhagarara ukabwira Imana, Mana aka kazi koko niko nshakamo, niko nshaka, kugira ngo ube ufite backup y'amasengesho nijoro n'imbaraga z'ijuru muzugiyemo. Sigaho gutekereza ko uzasengera ikintu gikomeye nk'urushako, ariko nibigera guhitamo aho utura uvuge ngo udusozi twose ni twiza. None waba nka Loti. Inkuru za Loti mwarazumvise? No gusengera aho utura. Ntabwo nemerewe gutura ahantu hose, nta nubwo nemerewe kwimuka Imana itari yanyimura. Ariko urakoze Yesina kandi urabizi. Mugira ngo ni igihe cyose uzicara uvuge ngo nshyize ibintu ku mutwe ndagiye. Imana izakubetse nigeze nkubwira ngo vaha. Ukibaza uti ndacyakora iki se ahubwo? Ntabwo ndakubwira ngo have. Bakundwa, iyo wamenye ko kumvira Imana birimo umugisha, iyi Mana idusaba kumvira mu bintu bine. Ivuga icyo wumvira, ivuga igihe ucyumvira, ivuga uburyo ucyumvira, ivuga n'ahantu. Mpera Yesu amashyi. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Bakundwa, sigaho gutuma Imana option zose zirangiza, kuko ivuga iti ibyo ari byose ndi bumubure, ariko ishaka ko wiga kumvishwa ukumvira. Sigaho kwinjira mu kintu kubera ko nta yindi option wari ufite. Icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose. Bibiliya yuzuye ingero.
kandi satani nawe muramuzi, iryo ni irindi somo. Azakugerageza azane inyama ziryoshye n'ibishyimbo bisa neza nk'ibya Esawu, ku isaha ubikeneye, ku isaha. Satani azi isaha ukeneye ikintu, azi isaha uri busengera ikintu, azi neza ko niba warasetinze umutima wo kumvira Imana, azi neza yuko niba udasenga azazana amabara 5 ayakwereke. Murabyumva? Umwana w'Imana arongera agapfukama kavuga ngo Mana, ntabwo ibyera byose ari ibyo, umweru wose ari ibishashagirana byose ari. Murabyumva? Kumvira Imana bifatanye n'umugisha, kutumvira Imana bifatanye na konsekanse mbi. Uba winjiye mu murongo w'ahantu uhura n'ibintu Imana itateganije kuhura. Ibyo ni bya bintu rero duhura nabyo, ukibaza ngo ibi bintu birava he, kumva uri mu muyoboro utariwo, until uvuyeyo ukagaruka mu murongo hayesa amashyi. Ibyo bintu byose biba mu bitekerezo bakundwa. Ndashoje. Mu ntekerezo binyura muri wowe. Imana ivugira mu bitekerezo ikakubwira ngo no cyangwa yes. Niba uyikunda gondoza, subizamo. Mana, ni wowe, nibyo nshakamo. Si nibyo gusa, no mu murimo w'Imana, bene data, no mu murimo w'Imana saba Imana ibyo ishaka. Saba Imana ibyo ishaka, kuko muri wowe hashobora kuzura ibintu byinshi bitari ibyayo, bitari kuri gahunda. Haleluya. Saba Imana. Ushaka urugo rusa rute mukobwa muhungu? Ushaka urugo rumeze rute? Ariko iyo urusengera wowe ubwawe uriboneza. Iyo urusengera uriboneza. Ushaka akazi kaguhemba nga wowe uricara ugashyiraho umushahara ngo nibatamba yasi nzajyayo. Ngiye kukubwira, mu nyurabwenge bwawe ntubyemera ko ngiye kubabwira. Imana ntishaka ko dukira. Ibyo byo ntimuzabyirengagize kuko ngo ntavuga amafaranga. Imana ishaka ko dukira. Yabwiye Yosuwa ngo Yosuwa, niwumva ijambo ryanjye ukarimedita ukaritindaho, uzatera imbere, uzaguka, uzaba. Ibyo bivuga gukira. Haleluya. Bene tata, ntabwo ushobora, niwanga akazi ngiye kukubwiza ukuri. Ejo bundi naganirije abantu bagiye kubona akazi ahantu, ndabwo ngiye kubabwira musenge Imana. Ni mwumva kondisiyo babahaye zitajyanye namwe, ntibibe impamvu yo gusezera, kuko Imana ishobora kuvuga ngo akazi ukabona uri ku kandi wikajugunya. Kondisiyo zawe zivuze hariya sinzahajya, barampa make kandi mperuka gukorerayo. Imana iravuga iki? Bazi Imana ibwira buri muntu wese. Niyo utamenya umurongo wa Bibiliya, umwuka wera wazi imirongo ya Bibiliya yose, umwuka utuye muri wowe azakubwira. Haleluya. Yosefu rero afata Mariya. Yosefu arahirwa. Yosefu ni umugabo uhirwa, yemeye ibintu bake bakwemera kandi abibwiwe n'Imana, ashyigikiwe n'Imana. Ubu se umukiza tuba tumukurahe? Ko yaturereye umukiza. Uzi ko yamwigishije no kubaza? Mpera Yesu amashyi. Yesu ubwe yari umwana wo mu waje, yaranabaje. Yes, yakoze inshingano z'umubyeyi. Uyu munsi hari inyigisho zivuga ngo father figure. Gogo, uzi ko Yosefu yahagaze neza akerekana ishusho ya papa. Yesu ashimwe cyane. Bakundwa rero, ndabifuriza ibyiza. Amen. Ndabifuriza ibyiza. Kumvira Imana bizana umugisha, kutumvira Imana bizana ibibazo. Bizana ibibazo ku nzira. Rero sinzi wowe ahuri, hari ibintu wabashije kumvira, ujye ushima Imana ko wabashije kuyumvira, ujye uyinezererwa, ubwira uti Imana ndagushimira ko kiriya gihe nakumviye nubwo ntumvaga icyo bivuga. Ariko ugenzure utako none waba n'ubu mbwira, waba n'ubu ngubu hari ibintu mbwira nkaba nararangije kuvuga ngo uzavuga iby'urugo, uzavuga iby'abana, uzavuga iby'akazi n'iby'amafaranga, uzavuga iby'insengero, uvuga iki, ariko ibyerekeranye n'uburyo mbana n'abantu ntubivuga. Ibyerekeranye n'akazi gahemba make ntabwo ari ibyawe. Ibyerekeranye no kuvuga ngo gushinja bagenzi bawe bitabaho ntubivuga. Imana irabivuga. Tujye gusenga Imana. Mwiyicarire. Buri ijambo ry'Imana rirondora kurusha umubwiriza butumwa. Niryo rirondora. Ndakwinginga ngo uyu munsi we kuba uri mu ngaruka zo kutumvira.
ndagusaba ngo Imana yo mu ijuru yo ikuzi yakuremye, niba uri mu ngaruka zo kutumvira z'ibintu bimwe wakabaye waragandukiye, warumviye, waraciriye bugufi utakoze, Imana iguha imbaraga. Ntabwo Imana izadusaba ikintu tutashobora. Yaratubwiye ngo hamwe nitugerageza izaducira kanzu twihangane. Ntabwo bishoboka ko Imana yakubwira ibintu utazashobora. Irakubabarira yarangiza igahita iguha imbaraga zo kubishobora. Ibi ndagira ngo ngutangarize ntibireba abantu. Ntukareba abantu ngo abantu. Buriya hari abantu bananirwa kugandukira Imana kubera abantu. Abantu bazagira ngo ndasuzuguritse, abantu bazagira ngo singira ubwenge, abantu bazagira ngo abantu bafite umurongo wabo, nawe wifitiye wawe. Kora ku mutima nsenge. Mana Data, ngushimiye ijambo ryo kumvira. Mana, twabonye neza ko Adamu wamubwiye ibisobanutse. Amategeko 10 arasobanutse. Unshoboreze mwene Data, twese uko twongere tugende tuyarebe. Arasobanutse. Ushaka amategeko ahere kuri ayo. Arasobanutse. Kandi ijambo ryawe ryaratubwiye ane areba Imana, ayandi areba abantu, uko tubana n'abantu. Mwami, ngo aho niho bikubiye byose. Mwami wanjye udufashe. Mana wa kabiri watubwiye, uriya we yumviye ibintu bidasobanutse, ibintu anyuza mu bwonko ntibikunde. Kandi Mwami, Yosefu tumwigiyeho byinshi. Umukiranutsi udashaka gusebya mugenzi we, udashaka kwambika ubusa mugenzi we. Mana dufashe abantu nibaduhemukira, abantu nibatugirira nabi. Mwami Imana ishobora tubyitwaremo ku buryo tutabambika ubusa, tubyitwaremo ku buryo Mwami tutabasebya bakabura aho banyura, bakabura naho baca. Ndakwinginga tanga ubwo buzima mu bakristo bose baneza amatwi, aba hafi n'abakure. Kuko Mwami tujya twihorera mu magambo, tujya twihorera mu mitima, tujya twihorera mu manama, tujya twihorera mu tunama. Mana fasha bene Data twese uko tungana, Mwami tumenye ngo biriya bintu byose bitumuhora inzigo. Mwami Mana nziza, Mana ikiranuka, andi mategeko yose umwuka wera zakatubwira mu ijambo ryawe nayo yanditse. Dushoboze kuyubaha, dushoboze kukubaha, twubaha ibyo wahamije, kukubaha twemera Mwami amabwiriza hato na hato uzukaduha. Wijyaha, wicaha, wikomeza kubana na runaka arakwanduza, wigira gutya kuki wavuze ibi. Mwami ayo mabwiriza matomato, gira uwo mbwirira ngo uzi ko burya nabyo mbireba. Wasanze Yosefu mu ijoro ramuga ngo Yosefu wigira inama yo kubenga rwishwa, nakurebaga nje kukubuza, kuko icyo ushaka gukora atari cyo. Gira uwumburiza, gira uwuhagarika, gira uwubuza Mwami Imana gushyira mu bikorwa ibintu yiyemeje bitari byo. Gira uwubwira ngo yawo yasimbirimo, gira uwubwira ngo ntabwo mbihagazemo. Mwami ijwi ryawe risobanuka, imbaraga zawe zize zumvikane. Mwami ahabwe umugisha no gucisha make akakumvira. Mana igira neza. Mpera umugisha abana bumvira ababyeyi babo, mpera umugisha ababyeyi badakarira abana babo, mpera umugisha abantu bose bahagarara nk'uko ijambo ryawe riba ryarabivuze. Mana tugirire neza. Tugiye gusohoka ahangaha Mwami, mbabarira twe gusa n'abantu baza bakumva twarangira tukigendera. Gira uha kuganduka mu rugo, gira uha kuganduka mu kazi akora, gira uha guca bugufi Mwami Imana mu mibanire n'abantu, gira uha kwireba yimenye Mwami, abarega bagabanuke Mwami. Gira uko bigenza Mwami, za mbaraga zawe zitabura zikore ndabigusaba. Urakoze kuduha icyumweru cy'umugisha, icyumweru kinjira mu bwiza bwawe, icyumweru kitwinjiza Mwami mu kukumvira, icyumweru kigomorora Mwami imigisha yayindi wavuze ngo nimunyumvira ngo muzarya ibyiza byo mu gihugu. Urakoze Mwami, amashyi n'impundu bibi byawe mu izina rya Yesu.